Uyu munsi turi mu murenge wa Rukumberi. Abatuye uyu murenge bakoranye, bagarariwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye. Baje guhura ngo bagire icyo biyemeza mu gukomeza urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge bwatubereye akabanga. Gukunda u Rwanda tuzarukorera twese imihigo n'ijana ku ijana kandi turasobanutse. Ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge, amahugurwa dutanga, iyo tutaza kugira umugambi wa leta y'ubumwe uhamye, ubumwe n'ubwiyunge ngo dushingira, ntabwo tuba twarabigezeho. Jenoside yakorewe abatutsi muri Rukumberi ifite umwihariko wayo, kuko kugeza ubu ngubu abarokotse jenoside benshi ntabwo baramenya irengero ry'ababo. Bakoze ibyaha ntabwo bakoze bateye intambwe yo kwemera icyaha ngo basabe imbabazi kandi batange amakuru. Ibyo nabyo kuri bo ubwabo bitera ikibazo gikomeye, kuko bitera ipfunwe ndetse bikazana no kwigunga. Abantu bahungutse nyuma ya jenoside n'abandi bimukira baje gutura muri Rukumberi, abo bakabona ko bo ubumwe n'ubwiyunge bitabareba, ahubwo bireba barokotse jenoside n'abayikoze. Ibyo byose rero Prison Fellowship yabikozeho, yatanze amahugurwa y'isanamitima, amahugurwa y'ubumwe n'ubwiyunge n'amahugurwa y'imibanire myiza. Ayo matsinda yose bose biyemeje kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge, guteza imbere imibanire myiza no gukorera hamwe. Hanyuma abakoze ibyaha biyemeza gutera intambwe yo gusaba imbabazi no gutanga amakuru. Yewe Baragato, ubona ko ari icyaha, haba Rugendo, haba Ntovi no kwa Ruhumuriza. Ku mwihariko wanjye mpagaze imbere yanyu mbasaba imbabazi ababuze ababo muri jenoside. Ndabasaba imbabazi nivuye inyuma. Ibyo nakoze nishe bene data kandi twarumwe. Ndasaba Rayimoni imbabazi, nkasaba na Viana na mushiki wa Gatera imbabazi, n'abari bafite ababo baguye hariya Ntovi bose nkabasaba imbabazi. Ariko abo bantu kumwihariko ndabasaba imbabazi mbikuye ku mutima. Nkongeye ikindi, bagenzi banjye bose bo twakoranye amahugurwa baza hano imbere umugoroba, baze dusaba imbabazi. Twagura n'abantu tukareba hasi tunashyikirane, ariko uva dutangiye kujya mu mahugurwa tutatangiye kujya tuvugana, kubera ko bari abahuguye barumva natwe turumva. N'umusaruro nakuye muri ayo mahugurwa, hari umuntu witwa Mukagasana ntabwo twavugaga, ariko yaje mu mahugurwa nanjye nagiyemo. Uno munsi turahura tugahoberana tukanasuhuzanya kandi ari hano. Ndi umwe mu bafunzwe mfungurwa n'itangazo rya perezidanse ryo muri perezidanse nemeye icyaha nsaba imbabazi. Muri make
ntabwo byumvikana, ntabwo umuntu abona ahera n'ahatangirije cyangwa yisiriza. 94 byabaye hano Rukumberi rwose jye nararebaga nari nzi ko nta mututsi wahasigaye. Uko abatutsi bashize uwabonetse wese nayo nzi ko n'umuhutu uboneka wese agomba gupfa. Nshimira leta y'ubumwe, nshimira abacize ku icumu, imbabazi baziduhe tutarazisaba. Abasaba abavandimwe twakoranye jenoside bakafasha tukakira imbabazi twahawe n'abo twahemukiye bacitse ku isumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Twivuye inyuma tukatega amaboko, imbabazi baraziduhaye, ntibigeze bakora ibyo twakoze, ntibigeze rwose. Nayo muri turakorana, imiryango ye yapfuye nabi, abaturanyi, inshuti, bavandimwe, sinabona uko mbivuga, ariko ndasaba abantu twakoranye jenoside ko rwose twakwerekana imirambo y'abantu tukabasana imitima. Ntabwo tubazuriye abantu, ariko byibuze twereke kuguma kubakomeretsa. Kugeza kuri iyi saha abagabo bacu, imiryango yacu, ntabwo na n'ubu benshi na benshi ntabwo bemera ko abavandimwe bacu aribo babishe, ku buryo kugeza kuri iyi saha n'abana bacu ntabwo bemera ko base bakoze ibyaha. Naho kugeza kuri iyi saha twebwe kuva twava muri amahugurwa y'isanamitima rwose pe twaragiye twigisha abana, tumaze kubigisha abana bumva ko base aribo bagabo bacu bakoze ibyaha. Kugeza kuri iyi saha twebwe turasaba imbabazi, tuzisabira ababyeyi bacu, abagabo bacu, kandi tugira ngo dutere intambwe kugira ngo tugende tubabwire nabo basabe imbabazi, kuko abakorewe ibyaha bateze amaboko kugira ngo babahe imbabazi. Murakoze. Imana niyo ya mbere, abasirikare kabiri, uko ntabwo twebwe twari tuzi ko hari umuntu uzasigara muri iki gihugu. Gatatu rero leta nziza yaduhumurije cyane ko twari tunasigaye twenyine, ari abatwiciye bari bahindutse impehe kubera ibyaha bakoze, ari natwe twari dusigaye, igihugu cyaradusigaga. Ese tuzakibamo dute? Icyo ni ikindi. Noneho birangije mu buryo bundi, aho umuntu yari afite umugore, yari afite abana, agasigara wenyine. Ndabivugira rimwe, tugira amahirwe haza abavandimwe bacu bari barahunze muri 59 na 60. Abo babaye nk'abatwunganira, ariko mu bundi buryo leta ikomeza gufata abantu mu mugongo, iraduhumuriza. Ntabwo nari nzi ko umuntu azagarura umutima. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twahuriye hamwe kugira ngo tugaragaze umusaruro twakuye mu nyigisho twahawe n'umuryango Prison Fellowship Rwanda ugamije ubumwe n'ubwiyunge. Nge rero ndi umwe mu bagize imbabazi kuva, navuga ngo ni kuva 94, kuko kuva icyo gihe nari mfite uburenganzira cyangwa se nkanyura no mu zindi nzira nkaza kwihorera, ariko ntabwo nabikoze kuko nari mbabaye. Ngira ngo ubu nsigaranye n'abantu babiri n'abandi n'abantu 14 bose barabica, kuko nanjye nari ndi nahangaha nsigaranye n'abantu babiri gusa muri 14 habuze imiryango yose. Nari mfite umugore muri jenoside bamwishe afite inda y'amezi 7, banamwica nabi. Ngira ngo abantu bose barabizi, bamusatira bamuvanyemo umwana.
aba bantu bose bari hano hari abanyiciye nzi, hari n'abo ntazi. Uyu mugabo ntabwo nari muzi, ariko mu kagari k'iwacu hari tugari tubiri twitwaga Amaserire, niwe watwishe twose afatanije n'abandi. Ngira ngo nabo yishe ntabwo abazi umubare, ariko nabimenye muri hano mahugurwa. Nibwo yatuye arabivuga, abivuga atananzi, mubwira ko ari jyewe. Hari undi bita Ndekezi yavuze, uwo Ndekezi namuhaye imbabazi cyera ku mutima wanjye, ariko nari ntarabigaragaza kubera ko nari ntarabona umurongo wo kugira ngo tube twabona abaduhugura ndetse tunahurira hano. Bamwita Ndekezi, nawe niba ari hano nawe ndamubabariye. Uwo ngo yankubise imyambi ndi mu mazi, kuko ngiye nagize amateka mabi kuva Rwigema yapfa, ngira ngo ndi umuntu ubikoreje imitumba bagenda bankubita kuva Gasondeka kugera aho navugaga Rubago. Ndi umwe wafunzwe mu byitso, ndi n'umwe wahekuwe 94. Ndi n'umwe wakomokaga mu miryango aho 59, ubu sogokuru wanjye simuzi, nyogokuru wanjye simuzi, bose ni amateka ajyanye na politike mbi y'iki gihugu cyacu. Nkaba nsaba rero, ariko nanone bizeza ko aba bantu batuye bakoze jenoside batugiriye nabi bakadusaba imbabazi, natwe turi tayari yo kuzibaha. Nge nasabaga abantu barokotse ndetse n'abavuye hanze ko baza hano tukagira icyo twiyemeza hano. No kuvuga ngo abari hano natwe turi ahangaha duhagarariye iyi mbaga yose yicaye hano n'abatabashije kuza, sibyo? Reka dusabe abo basaba imbabazi bagiye gutya bati dusabye imbabazi. Muzamure ibiganza muti dusabye imbabazi. Namwe mubizamure muti turazibahaye. Nimubahobere rero. Mubahobere, mubegere mubahobere, ni ikimenyetso cyerekana imbabazi. Abayobozi ku nzego zitandukanye baragira icyo babwira abanyarwanda. Mu bantu 150 bahuguwe, icyo batababwiye, bavuye mu magereza, barangije ibihano bakinyura muri aya mahugurwa, 87 ku 150 nibo banditse amabaruwa asaba ngo babahuze n'ababahemukiye bagire bate babasaba imbabazi. Ubu nabo turabashimira kuko gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari, kandi no kuzitanga si buko, ahubwo kuzitanga ni ubutwari bukomeye cyane. Mu mateka yo dufite amoko, amacakubiri naho byagejeje igihugu cyacu, usibye jenoside. Iyo ugiye kureba abagiye muri ayo macakubiri mu ivangura, uyu munsi iyo ugerageje gukurikirana n'imiryango yabo n'iki, ari abanyapolitike ari n'abaturage babyigishijwe bakabijyamo bagakorana jenoside, bose iyo barebye uyu munsi ushakisha icyo nibura wavuga bagezeho mu buzima. Hari icyo mwatubwira? Nta n'umwe ufite ikintu gifatika mu buzima yagezeho. Kandi iyo ubukene bwaje ntabwo bwo buvangura. Ubukene buragukubita, uri umututsi, uri umuhutu, uri umutwa, uri iki, iyo bwaje mwese burabajyana. Nta n'umwe, ntabwo ubukene buvangura. Iyo inzara yabateye ntabwo inzara ivangura, irakukumba buri umwe wese.
kandi ibyo tuba dukeneye mu buzima dukeneye yuko tuba dufite iterambere, tuba dufite ibyo turya, tuba dufite ibitunze umubiri wacu, tuba dufite n'ibyo ngibyo, kuba tudafite inzara, kuba dufite iterambere. Prison Fellowship mudufashe nkuko mwiyemeje kudufasha kugira ngo mu nyigisho zanyu abantu bashobore kugera ku kuri. Ibi byose iyo hari ubushake nababwiye ngo habe gushobozwa. Abafatanyabikorwa, abanyamadini n'abandi bose bafite umuhamagaro no gukora ubushake bwo kongera kubanisha abanyarwanda, ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe, ni igikorwa cyacu twese nk'abanyarwanda. Leta yashyizweho na FPR Inkotanyi imaze kubohora u Rwanda. Leta yahagaritse jenoside. Leta yagaruye ihumure. Leta yahaye umunyarwanda agaciro. Leta yongeye kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Leta yagaruye ubunyarwanda. Leta yihesheje agaciro umunyarwanda. Nicyo gituma duteraniye hano. Nyabuna tuyishyigikire, tuyikomereho, itahungabana, itajegajega, kuko ni leta izasiga umurage mwiza mu bana bacu bari imbere, kuko yazanye ingamba zose zo gutoza abanyarwanda imico myiza yo kubana neza, yo kubaha no kubahana. kuko ubumwe n'ubwiyunge ari urugendo, Prison Fellowship Rwanda yiyemeje kugendana n'abanyarwanda, ibahugura, ibatinyura, kandi igafasha leta kubaka ahazaza h'u Rwanda hazira amacakubiri. Ongeri